So guys, rero burije bunyiriyeho ndi ku rugendo, ndi ahantu habi cyane, gutyo ubu ngubu banampemukira, ariko ndi kugenda ndeba imihanda bro. So rero guys, najyaga ngo mbabwire ngo munkore subscribe, nicyo kintu cya mbere. Ndabakunda cyane, kandi ndabashimira ko mudahwema no gukunda ibikorwa byacu, mugenda mutugaragariza urukundo. Icyo cya mbere mushimira. Ngira ngo najya kubabaza, kenshi nkunze gukora hano kuri YouTube nirira abantu hari ukuntu shyiraho thumbnail za MK, filime yamenyekanye nk'umusore w'umukire. Nagiraga ngo mbabaze, ese ubu ngubu ndamutse ntayishyizeho ni njye mukunda cyangwa mukunda that movie ari njye mukunda? Icyongereza kirananiye. Niba ari njye mukunda, ndagira ngo mubinyandikire muri comment, munyereke yuko ndamutse nanatangira urugendo rwanjye rwo gukora ibintu byanjye jyenyine, n'ubundi mwagomba kunshyigikira, mwagomba kubana nanjye nyine, mukanamfasha mu bintu byanjye. kandi ibi bintu I think ko bizakunda, ndatekereza ko bizakunda, ndatekereza ko ari ibintu bishoboka kandi byashobokera buri umwe. Mwiriwe. So rero mubitubwire muri comment, turabakunda cyane, kandi namwe mujye mubikwereka abantu bitazajya bishirira mu magambo. So uyu munsi nta video na uploadinze, ariko ndagira ngo namwe usubize amaso inyuma urebe muri video nagiye nkora content z'abanyeshuri, murebe mumbwire, ese ibi bintu ndabishoboye, ni ibyanjye, ni byiza, ubona ko bizakunda cyangwa nta cyerekezo bifite? Murabeshya, n'ubundi ni byiza but nifuzaga, ubwo wenda nta kintu kiri more dangerous cyangwa se gikomeye cyane mwamfasha, nifuza ko nk'ababo motivation speakers, mukaba mwagira n'ikintu mumbwira. Niyo nkunga ikomeye cyane, ndabakunda cyane.